Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nacu dikoni Joseph Sehora nubasuhuza. Ndashima Imana cyane yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Mureke dusenge. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje. Tugushimiye ineza n'ubuntu tugirira, tugushimiye urukundo dukunda. Tugushimiye umwanya uduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo wandikishije. Turakwinze kugira ngo umanuke ubane natwe. Umwuka wawe wera arushe kudusobanurira iby'iri jambo, kandi asengera buri muntu wese unyumva kugira ngo umwuka wera amugenderere, kugira ngo Mwami Imana amukore ku mutima, kandi nanjye nisengeye kugira ngo ubane nanjye muri uyu mwanya, kugira ngo byose bibeho kubw'icyubahiro cyawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mureke dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abikorino, igice cya 4 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 12. Kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu ko ari we mwami, natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba, kugira ngo imbaraga z'isumba byose zibizimana zidaturutse kuri twe. Dufite amakuba impande zose, ariko ntidukuka imitima. Turashobewe ariko ntitwihebye. Turarenganywa ariko ntiduhanwa. Dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Tugendana mu mubiri iteka urupfu rwa Yesu, ku bugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu, kuko twebwe abazima dutangwa iteka ngo dupfe baduhora Yesu, kugira ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu izapfa. Nuko rero urupfu nirwo rukorera muri twe, naho muri mwebwe ubugingo nibwo bubakoreramo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu munsi nazanye ijambo rifite umutwe uvuga ngo ntidukuka imitima, ntitwihebye, ntiduhanwa, ntidutsindwa rwose. Imana ishimwe cyane. Nashingiye ubutumwa bw'uyu munsi ku murongo wa 8 n'uwa 9 mu gice tumaze gusoma. Iyo mirongo ikaba ivuga ngo dufite amakuba impande zose, ariko ntidukuka imitima. Turashobewe ariko ntitwihebye. Turarenganywa ariko ntiduhanwa. Dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Kuba turi abakristo ntabwo bitubuza kugerwaho n'ibibazo bigera ku bantu bose muri rusange. Ingorane z'ubuzima zitugeraho zimeze nk'imiraba cyangwa inkubi y'umuyaga, nuko zikadukubita tukanegekara. Nk'uko Yesu yabivuze, mu isi tuzagira imibabaro. Mu buzima dukubitwa hasi buri munsi. Buri gihe tuba turi mu ntambara, duhora turwana na Satani n'abadayimoni, ndetse na bagenzi bacu batatwifuriza ibyiza, batugabaho ibitero, yewe ndetse n'imibiri yacu ubwayo iduteza intambara. Ibibazo ni rusange ku bantu. Burya kandi nanone abantu ntabwo barushanwa ibibazo. Ntimukibeshye. Abantu ntabwo barushanwa ibyago. Abantu bose barapfusha, abantu bose bararwara, abantu bose barasonza, abantu bose bagira amakuba, bararenganywa. Uwo ibibazo bitagezeho uyu munsi bimugeraho ejo, nuko nguko isi imeze. Uko abakene barira ni nako abakire barira, usibye uko yenda barira mu buryo butandukanye, barizwa n'ibitandukanye, ariko rero muri rusange bose bararira. Iherezo ry'umuntu wese ni urupfu, nta muntu n'umwe rutazatwara. Kuba turi mu isi bituma twese twitegera umubi. Turi mu isi y'imibabaro, kandi ibyo twese bitugeraho twaba dukijijwe cyangwa se tudakijijwe. Iyo ibi bitugezeho, dushobora kumva duhondobereye, dushobora kumva tuvunaguritse. Indwara, ubukene cyangwa izindi ngorane z'ubuzima bishobora gutuma ducika intege kandi tukiheba. Dushobora kunanirwa cyane, tugacika intege bitewe n'imihangayiko ya yindi duhura nayo buri munsi. Ibyo rero ni ibisanzwe yuko iyo umuntu ahuye n'ibibazo
yumva atentebutse. Nyamara muri Kristo Yesu harimo ibyiringiro. Nubwo turwana buri munsi, turwana n'insinzi. Imana yacu itsinda hose, haba mu misozi no mu bibaya. Turababaye, nyamara nubwo bimeze bityo, abasenga ntitwihebye. Nubwo amakuba ari menshi, nta na kimwe gikwiriye gutuma dutakaza ibyiringiro, kuko twahindutse abafatanije na Kristo. Niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twatangiranye, ngo bikomere kugeza ku mperuka. Iri jambo turisanga mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, igice cya 3 umurongo wa 14. Bene data, nubwo amakuba ari menshi, nta na kimwe gikwiriye gutuma dutakaza ibyiringiro, kuko gutakaza ibyiringiro niko gutsindwa k'umukristo, kandi gutsindwa nicyo Satani aba yifuza iyo aduteza ibibazo bitandukanye. Nibyo tuzagira amakuba impande zose, ariko ntabwo tuzigera dukuka imitima, ntabwo tuzigera twiheba. Tuzarenganywa, ariko Yesu ntabwo azigera duhana. Hazaza ibintu byinshi bidukubite hasi, ariko ntabwo tuzigera dutsindwa rwose. Reka twigire kuri Pawulo intumwa. Uyu mukozi w'Imana yahuye n'ibintu bikomeye mu murimo we. Yaratotejwe, hanyuma ahura n'ingorane zikomeye z'abantu bashakaga kubibura imbuto z'ubutumwa bwiza yabibaga. Abigisha b'ibinyoma bagerageje kumwangisha abizera no gushimangira inyigisho zabo bwite, kugira ngo zisimbure ukuri k'ubutumwa bwiza Pawulo yabwirizaga. Impungenge no gucika intege byari bigose uyu mukozi w'Imana Pawulo. Ibi rero bikaba bigaragarira mu magambo yivugiye ubwe, avuga ati, twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba tukibwira ko tuzapfa. Aya magambo tuyasanga mu rwandiko rwa 2 rwandikiwe Abikorinto, igice cya 1 umurongo wa 8. Ntabwo ari ahangaha gusa Pawulo yagaragaje yuko yari mu kaga, ahubwo hari n'ahandi yavuze ati, inyuma hari intambara, imbere hari ubwoba. Iryo naryo ni ijambo wasanga mu rwandiko rwa 2 rw'Abikorinto, igice cya 7 umurongo wa 5. Mu murimo we Pawulo yahuye n'ingorane zikomeye cyane, ari nayo mpamvu y'amagambo twasomye uyu munsi, cyane cyane kuri uriya murongo wa 8 n'uwa 9, aho yavuze ati, dufite amakuba impande zose, ariko ntidukuka imitima. Turashobewe, ariko ntitwihebye. Turarenganywa, ariko ntiduhanwa. Dukubitwa hasi, ariko ntidutsindwa rwose. Tugendana mu mibiri iteka urupfu rwa Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu. Muri aya magambo Pawulo aratwereka ko we n'intumwa bagenzi be bahoraga mu kaga gakomeye. Imiruho yabo yagendaga ibaca intege. Pawulo yaranditse ati, kuko twebwe abazima dutangwa iteka ngo dupfe baduhora Yesu, kugira ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu izapfa. Nuko rero urupfu nirwo rukorera muri twe, naho muri bwebwe ubugingo nibwo bubakoreramo. Iri ni ijambo riri mu rwandiko rwa 2 rwandikiwe Abikorinto, igice cya 4 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12, nk'uko twabisomye. Muri uko kubabazwa binyuze mu bukene n'imiruho, imibereho y'intumwa yahamanyaga n'urupfu rwa Yesu Kristo. Nyamara icyabateraga urupfu nicyo cyazaniraga ubugingo bw'umwuka n'ubuzima Abanyakorinto bizeraga ukuri, bakagirwa abaragwa b'ubugingo buhoraho. Kubera ibyo rero abakristo bagomba kwigengesera, kugira ngo kubwo gusuzugura no kudakunda batongera imiruho n'ibigeragezo by'abakozi b'Imana. Pawulo yakomeje agira ati, ariko dufite uwo mutima wizera uvugwa mu byanditswe, ngo nizeye nicyo cyatumye mvuga. Natwe turizeye nicyo gituma tuvuga. Pawulo yari yaremeye rwose kukuri yashinzwe kwamamaza ari ukuri nyako. Bityo nta kintu na kimwe cyashoboraga gutuma agoreka ijambo ry'Imana cyangwa ngo ahishe ibyo yemeraga mu mutima we. Ntiyashakaga ubutunzi, ntabwo Pawulo yashakaga icyubahiro no kwinezeza.
nubwo yari mu kaga ndetse akaba yaragombaga kwicwa azira kwizera yari yarabwirijwe, ntabwo yigeze atinya, kuko yari azi ko Yesu Kristo yizeye azamuzura mu bapfuye kandi akazamwerekana imbere ya Data wa twese. Umuntu usoma iyi nkuru cyangwa se urimo kunkurikirana muri uyu mwanya ashobora kumva yuko yakubiswe hasi inshuro nyinshi mu buzima bwe. Niba ari wowe urimo kunyumva, ndagusengera kugira ngo umenye amaboko ya Yesu Kristo, yuko ashobora kukuzamura agashyira ibirenge byawe hejuru ku butaka bukomeye bw'urukundo rwe n'ubudahemuka. Amasezerano ya Yesu ni ay'ukuri. Nubwo ushobora kuba warakubiswe hasi, ntabwo uzatsindwa rwose. Iyi si ntigira ubutabera, yuzuyemo akarengane, aho usanga umuntu abura icyari kumugirira umumaro, aho abantu bazira ubusa, aho urupfu ruza rugatwara umubyeyi rukarenganya umwana, rugatwara umwana rukarenganya umubyeyi, n'ibindi bibi nk'ibyo. Ubu nonaha ushobora kuba ufungiye ubusa, utukirwa ubusa, cyangwa ukaba urenganywa mu bundi buryo. Uko byagenda kose, mu isi ntabwo habura akarengane n'ibigeragezo, ariko humura, Yesu yanesheje isi. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose, nk'uko tubisanga muri Zaburi ya 34 umurongo wa 20. Nubwo uboswe n'amakuba akomeye impande zose, ntukuke imitima. Nubwo ushobewe ntiwihebe, urarenganywa, ariko Yesu ntabwo yigeze aguhana. Nubwo wakubiswe hasi, ntuzatsindwa rwose mu izina rya Yesu. Byari bikuyobeye, ariko noneho bwira umutima wawe uti, mutima wanjye tuza. Ahari hari abakozi b'umwijima baguhagurukiye, buri munsi inama z'ubugome ziraterana ku bwawe, bateze imitego impande zose, ariko ndagira ngo nkubwire yuko umunsi umwe bazatungurwa. Bazabona imipango yose bapanze itumuka nk'umuyaga. Abantu burya bajya inama, ijuru naryo rijya izindi nama ku bwawe. Humura rero, ntukuke umutima. Intambara ni nyinshi, dukubitwa hasi buri munsi, ariko Yesu ntabwo ashobora kwemera yuko dutsindwa rwose. N'umunyarwanda yaravuze ngo uko umugabo aguye ntabwo ariko amenagurika burundu. Umugabo iyo aguye aragwa akabyuka akongera agahagarara. N'umukristo, umuntu w'Imana, iyo aguye ntabwo arambarara, ahubwo Yesu arongera akamufata ukuboko akamubyutsa agahagarara mu izina rya Yesu, akongera akagenda agakomeza urugendo. Reka rero uyu munsi nsoreza ahangaha, kandi nongere ngushimire yuko wakurikiranye ubutumwa bwiza. Ndagira ngo kandi ngusabe kugira ngo nubishobora ubusangiza abandi, kuko nabo bakeneye ijambo ry'Imana. Ndagira ngo kandi ngusabe inkunga y'amasengesho, kugira ngo uzajye unsengera buri munsi, kugira ngo mbashishwe gukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo muri ibi bihe birushya. Ibisigaye bene data, murabeho, mutungane rwose, muhugurike, muhuse imitima, mubane n'amahoro, kandi Imana y'urukundo n'amahoro izabana namwe. Nuko amahoro Imana itanga rutaye umuntu wese yakwibwira, ajya arinda imitima yanyu n'ubwenge bwanyu, kugira ngo mukomeze kumenya no gukunda Imana Data wa twese, Umwana kandi Umwuka wera. Kandi Imana ibane namwe kandi igumane namwe iminsi yose. Amen.